Guhaye ikaze kuri wewe wahisemo gukurikira VIVO Treks Tv. Ndagushimiye we tubana umunsi ku wundi, ndanagushimiye wowe wamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. VIVO Treks Tv ikugezaho amakuru agendanye n'ubukerarugendo. Uyu munsi rero tugiye kugutembereza ahantu twaguhitiyemo, ntuze gucikwa tubane muri iki kiganiro. Iyo abantu batekereje ku nkombe z'inyanja nziza cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akenshi bahita batekereza muri Florida, ariko hari ahandi hantu hihishe hatamenyekana cyane, nyamara heza, hatuje kandi hadahenze. Ku nkombe z'inyanja ya Gulf of Mexico ku butaka bwa Alabama, hari ahantu hafite umucanga w'umweru nk'isukari, amazi asukuye afite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'ibidukikije byabungabunzwe neza. Muri iki cyegeranyo tugiye kugutwara mu rugendo rwo kuvumbura ahantu hatanu h'ingenzi ku nkombe za Alabama, harimo ahantu huzuye abantu, ibiribwa, ibidukikije byihariye. Izi nkombe saho kuruhukira gusa, kuko wakwiga ibintu bitandukanye, ugasabana n'ibidukikije ndetse naho gusobanukirwa akamaro k'ubukerarugendo burambye. Murakaza neza ku nkombe nyinshi zitavugwa cyane, ariko iyo uzibonye rimwe ntuzibagirwa. Ku mwanya wa gatanu w'ahantu ukwiriye gusura ni muri Gulf Shore. Impamvu ba mukerarugendo bakwiriye kuhagana Gulf Shore ni hamwe mu hantu hakunzwe cyane ku nkombe za Gulf Coast, kuko ihuza ubwiza nyaburanga, ubworoherane n'ibiciro byoroheje. Itanga umwanya mwiza wo kuruhuka no kwidagadura icyarimwe. Ibyiza by'ingenzi biranga Gulf Shore: uhasanga umucanga w'umweru woroshye ugenda mu ntera ndende, amazi ashyushye kandi atuje y'inyanja ya Gulf, aho usanga abantu biyuhagiramo, amahoteli n'amazu yo kuruhukiramo ku nkombe z'inyanja adahenze, ahantu heza ku miryango n'abana, resitora zitanga amafi n'ibiryo by'inyanja bishya n'ibirori byo ku nkombe. Ikihariye kuri Gulf Shore iha abasura ubunararibonye bw'inyanja bwa Florida ku giciro gito, bikayigira ahantu heza ku miryango, ku bashakanye n'abasura iyi nyanja ku nshuro ya mbere. Ku mwanya wa kane w'ahantu ugomba gusura turasanga ugomba gusura Orange Beach. Impamvu ba mukerarugendo bakwiriye kuhagana: Orange Beach izwiho ituze, umwuka mwiza, ariko igakomeza kuba ku giciro cyoroheje. Ni ahantu heza ku bashaka inyanja ituje n'ibikorwa byo hanze. Ibyiza by'ingenzi biranga Orange Beach: ifite inyanja itarimo abantu benshi ugereranyije n'ahantu henshi muri Florida. Uhasanga dolphin no kuroba mu nyanja ndende, uhasanga amapoto n'ahabera ibikorwa by'amato ateye neza. Ahangaha hari ahantu ho kogera no kugendera ku mazi yo ku nkombe. Aha kandi iyo uhari ureba izuba rirenga mu buryo butangaje, hari amahoteli atuje ku nkombe z'inyanja. Ibyiza byihariye kuri Orange Beach ukwiriye kumenya nuko Orange Beach iri ahantu heza kubifuza kuruhuka no gukunda ibidukikije, kuko itanga ubunararibonye bw'inyanja butuje kandi bwihariye. Ku mwanya wa gatatu w'ahantu ukwiriye gusura ni muri Dauphin Island. Impamvu ba mukerarugendo bakwiriye kugana muri Dauphin Island: ni ikirwa gituje, gifite amateka n'ibidukikije byihariye. Ni ahantu heza ho kubashaka kuruhuka, kwiga iby'amateka ndetse no gusura ibidukikije bitangiritse. Ibyiza by'ingenzi biranga Dauphin Island: hari inyanja itarimo abantu benshi, ituje kandi isukuye. Ahangaha wahamenyera amateka atandukanye, hari ahantu h'ubumenyi ku mateka ya Amerika. Aha kandi hari aho kwiga ku nyanja n'ibinyabuzima byayo. Ahangaha hari ahantu heza cyane ho kureba inyoni. Aha hari amahumbezi ndetse n'umwuka w'ikirwa cyitondewe, utuje kandi uhumuriza. Ikihariye muri Dauphin Island itanga ubwiza kamere n'ituze ryihariye, ikaba ahantu heza ku bashaka guhura n'ubuzima bw'ibidukikije no kumenya amateka y'ahantu. Ni ahantu hihariye ku mukerarugendo ushaka kwirinda urusaku no guhura n'ituze. Ku mwanya wa kabiri w'ahantu ukwiriye gusura turasanga ari muri Bonseku National Wildlife. Impamvu ba mukerarugendo bakwiriye kuhagana: muri Bonseku ni ahantu hakunzwe cyane, hagamijwe kubungabunga ibidukikije n'inyamaswa zo ku nkombe. Ni ahantu h'ingenzi ku bakunda ubukerarugendo bushingiye ku bidukikije n'aborozi b'inyamaswa. Ibyiza by'ingenzi biranga Bonseku: hari inyanja itarimo ibikorwa byinshi by'ubucuruzi kandi haratuje. Ni ahantu ibinyabuzima by'inyanja n'inyoni zitandukanye bibariza
ibarizwa, hari imihanda yo kugendamo no kwiga ku bidukikije, ni ahantu heza ku gufotora no gukurikirana inyamaswa z'inyanja, nta rusaku usanga aha hantu cyangwa se abantu benshi, bituma haboneka ituze ryihariye. Icyihariye wasanga muri Bonseku ni ahantu nyaburanga kandi hihariye ku bakunda ituze n'ibidukikije, ni ahantu heza cyane kuba ashaka kuruhuka mu mahoro, kwiga ku nyamaswa no gusura inyanja itarangiritse. Ku mwanya wa mbere w'ahantu ukwiriye gusura wagiye ku nkombe z'amazi muri Florida, dusanga ukwiriye kujya muri Golf State Park. Impamvu ba mukerarugendo bakwiriye kuhagana Golf State Park ni ishema rya Alabama ku nkombe z'inyanja ya Gulf. Ni ahantu hahurira ubwiza bw'inyanja, ibikorwa bya ba mukerarugendo ndetse n'ibidukikije byabungabunzwe. Ni ahantu heza ku bashaka ubunararibonye bwuzuye ku nkombe za Alabama. Ni ahantu heza ku bashaka ubunararibonye bwuzuye ku nkombe za Alabama. Ibyiza by'ingenzi biranga Golf State Park: hari umucanga w'umweru ubarirwa muri kilometero zirenga 2, utuje kandi usukuye. Hari amagare n'imihanda myinshi yo kugendamo no kugenda n'amaguru. Hari ahantu heza ho kuroba, gukambika no kujya kuri picnic. Aha kandi hari ahantu hihariye ho kujya kurobera n'ibikorwa by'amazi. Uhasanga rogi igezweho yubahiriza kurengera ibidukikije birinzwe neza, bitanga amahirwe yo kwiga ku bidukikije no gusura inyamaswa. Ibyiza byihariye muri Golf State Park ni ahantu nyaburanga heza kandi hubatswe ku bidukikije, hatuma haboneka ubunararibonye bwuzuye. Ahangaha waharuhukira ku mucanga, ukidagadura mu mazi, kwiga ku bidukikije no guhura n'imihindagurikire y'inyamaswa n'ibidukikije. Niyo mpamvu hari ku mwanya wa mbere hahiga ahandi hose. Uhereye ku nkombe zuzuye abantu kugera ku mashyamba n'inyamaswa ziteye ubwoba, inkombe za Alabama, ku nkombe za Gulf zigaragaza ubwiza budasanzwe bwa Amerika. Aha ni ahantu heza hatuje kandi hatangiza ibidukikije, ni ahantu hatajya hibagirana ku mukerarugendo wahasuye. Reka nkwibutse gukora subscribe kuri VIVO Treks TV. VIVO Treks TV ikugezaho amakuru atandukanye agendanye n'ubukerarugendo. Nyabona nimba ino video yagushimishije, yisangize inshuti n'umuryango, mukore subscribe, mukande kukazogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Niba ukunda ubukerarugendo cyangwa se hari aho wifuza gutemberera, watwandikira muri comment ukatubwira ahantu wifuza kuzatemberera, tukazabigufashamo. Kandi niba hari ahantu wifuza twazagutemberera tukakubwira ibyiza nyaburanga byaho, ntuziyaze kwandika muri comment kugira ngo ubutaha tuzatemberera aho hantu, kugira ngo tukwereke umwihariko waho. Reka ngushimire mwe twabanye mu kiganiro, mbibutse ko mwari muri kumwe nanjye Uwera Joseline Pajojo. Ndagushimiye wowe warebye iyi video kugeza ku munota wa nyuma. Ntiwibagirwe kudukorera subscribe, like, share no kutwandikira mu gice cya comment kubyo wifuza ko tuzavugaho ubutaha kuri VIVO Treks TV. Iki cyegeranyo mwagiteguriwe kandi mukigezwaho nanjye Uwera Joseline Pajojo. Niba hari icyegeranyo wifuza twazagukorera ubutaha, watwandikira muri comment ukatubwira icyo wifuza twazagukorera ubutaha. Kambashimire mwe tubana kuri VIVO Treks TV, namwe mukunda ubukerarugendo, ndabashimiye. Reka mbashimire, tuzasubire ubutaha. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro VIVO Treks TV ibategurira. Ndabakunda.